garuka ongera ucamo ugaruka gake aho oya ihagarika unayimenagura we mwarimu mukuru ihagarikeho nasayi mwaramutse neza, nishimiye kongera kwifatanya namwe muri iri somo rya online. Abafite amalinki mwakongera mukajoininga tugakomeza, abatarabasha nabo kugeraho turabarindiriye, ariko turabarindira twiga. Yego, ikibazo cya mbere rero kuri kopi ya 5, ibinyabiziga bikoreshwa butagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana icyo bikoreshwa. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Iryo tara rero rishyirwa ku kinyabiziga imbere amagana ibumoso, gikerekana ko ikinyabiziga kidakodeshejwe, biba mu ngingo ya 76. Birashoboka ko ushobora kugitumiza mu mahanga kikaza, ariko utaravuze umurimo gikoreshwa ku nganda bakibagirwa kuri gushyiriramo. Muri icyo gihe rero ikigo ngenzuramikorere RURA kitegeka ko ugomba kuyisiga udukaro tw'icyatsi kibisi imodoka yose, cyangwa byaba ngombwa ukaba wayishyiraho ibintu bimeze nk'intoki muze kureba kuri kwasiteri, bimeze nk'amafoke by'icyatsi kibisi byerekana ko icyo kinyabiziga kidakodeshejwe. Ufite amafaranga wese yemerewe kukigendamo. Ku ngingo ya 76 mwaza kuhasoma mukarebaho andi makuru. Dukomeje, ikibazo cya 2, iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba kuyikikira banyuze mu muhanda. Abayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuyikikira basize umwanya ufite ubugari bwa kangahe? Mu ngingo ya 14 hateganya ko iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba kuyikikira banyuze mu muhanda, nayo abayobozi bagomba kuyikikira basize umwanya ungana nibura na metero 1 hagati yabo n'iyo nkomyi. Kandi ibyo bidashoboye kubahirizwa mu gihe umunyamaguru ari bunyure hafi y'iyo nkomyi, muri icyo gihe umuyobozi agomba kuyikikira atarengeje umuvuduko wa kilometero 5 mu isaha. Mwaza kureba kuri ngingo ya 14 mukarushaho kubona amakuru ahagije kuri icyo kintu. Ikindi twakomeza tukarebaho ikibazo cya 3. Ikibazo cya 3 ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Biba ku ngingo ya 41, cyane cyane aha bariyama b'abamotari usanga akandagiye kuri feri inyuma y'amatara mu masera ugasanga yatsa amabara atandukanye. Aha rero nicyo bashatse kuvuga ku byerekeye ukwerekana ibinyabiziga, mwe mu bijyana mu myidagaduro, mu kwiyemera, mu mitako, ibintu bitandukanye. Kwerekana ibinyabiziga, ukumurika kwabyo, guhindura icyerekezo niba ushaka guhindura ibinyoteri, nako ushaka guhindura amerekezo wajyagamo cyangwa se imivuduko. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe n'iteka, uretse ibitegetswe cyangwa ibiteganwa n'amategeko. Ariko ibyo ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Itara riri imbere mu modoka ryo ushobora kurikora ibara ushaka mu gihe ritabangamiye abandi bayobozi. Ubwo bivuze ngo iyo modoka igomba kuba irimo amarido cyangwa se wenda ikaba ifite ibirahure bya fime, kugira ngo umuyobozi ataba yaryitiranya n'ikimenyetso kimurika nka feruje igihe ugenda mu nzira nyabagendwa, ariko yo biremewe kuyagira amabara ushaka. Dukomeze ku kibazo cya 4. Iyandikwa ry'ibinyabiziga by'abantu bikorera ku giti cyabo cyangwa iby'ambasade cyangwa imiryango ifite ubusonerwe bw'amahoro n'abakozi b'izo za ambasade cyangwa b'iyo miryango risabwa ibiro by'imisoro, bisabwa Rwanda Revenue Authority, biro by'imisoro. Ese iyo ari ikinyabiziga gishya isabwa riherekezwa n'iki? N'ikihe cyemezo? Mu rwego rwo kugira ngo hatazagira n'uyiba ngo yiyitirire ko ari iye, isabwa ku kinyabiziga gishyashya niba ushaka ko baguha carte jaune
witwaza icyemezo cyo wayikoze iyo modoka cyangwa icyo kinyabiziga cyawe cyangwa uwakigucuruje, icyemezo cyo wayicuruje. Dukomeze, biba mu ngingo y'ijana na 26. Inyuguti L ya Rwanda, R n'inyuguti ya L ndende yari ay'ikirenge ziri hejuru y'imibare 4 kuva kuri 001 0001 kugeza kuri 9999, ariko inyuguti ya R na L zishobora gukurikirwa n'iri rya mibare 4 iyo umwanya wateganyijwe ku byapa by'inyuma uhagije, bityo ibyapa by'inyuma bikagira ingero zimwe n'ibyapa by'imbere, nko ku byapa by'ibinyabiziga bikurikira. Ni ibihe binyabiziga byambara amaplake cyangwa se ibyapa biriho inyuguti ya R Rwanda n'iya R ndende y'ikirenge n'imibare 4? Ni ibinyabiziga rero bihe ni kuri za romoroki na makuzungu. Aho kuri iyo ngingo y'ijana na 26, 121 kugeza ku 126 niyo igenda itubwira neza bihagije ayo makuru y'ibijyanye n'ibyapa ndanga kinyabiziga plaque. Cya kibazo kiragarutse muri iyi kopi ya 5 ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa tugarura rumuri uretse ibitegetswe n'iri teka, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Ntibireba rero amatara bitarebaho nta yandi ni yayandi, ni amatara ari imbere mu modoka nkuko nabibabwiye mu ngingo ya 41 ko niho mushobora kujya kubireba. No amatara kugereka mu ngingo ya 41 mushobora kugenda mukabirebaho nta kibazo. Iyo bireshoboka ko ushobora kuyagira amabara ushaka. Ikibazo cya 7, uretse ku byerekeye imihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'amamodoka, ubundi igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze inkombe mpimbano yawo kigenewe iki? Ibyo biba ku ngingo y'ijana 110 akagemo kayo ka 9 hateganya igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udashaka gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe guhagararamo umwanya muto cyangwa munini, keretse kuri iyo mihanda y'ibisate byinshi n'imihanda y'amamodoka. Aha rero baravuze guhagarara umwanya muto gusa, oya, guhagarara umwanya muto n'umunini. Guhagarara umwanya munini umwanya muto n'umwanya munini, kigenewe guhagararamo umwanya muto n'umwanya munini. Tukiri aho rero hari n'utundi tubazo tujya dukunda kuva kuri iyo ngingo aho bijya gusa. We bakikubaza ukumva igisubizo gihora kivuga imirongo kuko utazi gutandukanya neza icyo kibazo. Aho ku ngingo y'ijana na 10 akagemo kayo ka 9 bavuga ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera kiboneka gite rero? Babanza kukubaza ngo umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo, Ikindi kibazo kikaba cyahita kibazo ngo igice kiri hakurya y'uwo murongo mugari wera udacagaguye kigenewe iki? Ubundi iyo wemeye ko hakurya ari inkombe mpimbano, wegera inkombe mpimbano, ni ngombwa ko bahita bakubaza ngo igice kiri hakurya kigenewe iki, kuko iyo ari inkombe mpimbano urumva ntabwo ari inkombe nyayo. Abazi inkombe nyayo n'inkombe mpimbano murabyibuka, cyangwa se turaza kuza kubibohereza mu mafoto nimara kubakorera kano kantuze. Inkombe nyayo rero, inkombe nyayo yo nta bugari bw'umuhanda buba busigaye inyuma, ariko ku nkombe mpimbano ho hirya haba hari igice. Icyo gice rero kigenewe guhagararamo umwanya muto cyangwa munini. Ikindi kibazo gishobora kuvukaho cya 3, kuko akambere kavuga ngo umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze iki? Igisubizo inkombe mpimbano zawo. Aka 2, igice kiri hakurya y'uwo murongo mugari wera udacagaguye kigenewe iki? Kigenewe guhagararamo umwanya muto no guhagarara umwanya munini, keretse ku mihanda y'ibisate byinshi n'imihanda y'amamodoka. Aka 3 ko kakabaza ngo atese itandukaniro itangiriro ry'umurongo, itangiriro n'iherezo rya mwene abantu bahagarara umwanya munini rishobora kugaragazwa n'iki?
Itangiriro n'iherezo rya mwene ahantu hagarara umwanya munini ryo rishobora kugaragazwa n'umurongo wera udacagaguye wambukiranya umuhanda. Noneho ikibazo cya kane gishobora kuvukaho cyavuga ngo ikibazo cya kane imyanya ibinyabiziga bigomba guhagararamo hakurya y'uwo murongo. Imyanya ibinyabiziga bigomba guhagararamo mugezeyo bigomba kugaragazwa n'iki? Yo igomba kugaragazwa n'imirongo yera idacagaguye cyangwa se akenshi ikunze kuba idacagaguye, imirongo yera yambukiranya umuhanda ariko iba ari myinshi. Si place buri wese aba agiye afite ahantu agenda ahagarara. Uzareba ahantu hatangirwa amaserivisi atandukanye, hari ahantu baba bagiye baca imirongo ku buryo mugenda mugaparikamo. Iyo rero uhagaze hejuru y'umwe muri iyo mirongo ugaragaza inzira, ushobora kurisika kuba wakandikirwa contravention n'umukozi ubifitiye ububasha. Ku ngingo y'110 niho iyo mirongo iri, mushobora kugenda muhasoma mwitonze, mubonamo andi makuru atandukanye. Dukomeze. Ikibazo cya 8. Imirongo y'ingabo z'igihugu zigenda kuri gahunda n'udutsiko twose tw'abanyamaguru, urugero nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri, iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigaragazwa n'itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'imbere, ku ruhande rw'ibumoso, n'umuntu w'imbere uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo 2. Nayo inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanyamo umuhanda mo 2 inyuma. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Ni ukuvuga mu ngingo 42 n'iki kibazo kiba cyavuye, impande zayo z'utwo dutsiko zigaragazwa ku buryo bukurikira. Zigaragazwa zite rero? Impande z'utwo dutsiko z'iyo mirongo iyo birenze metero 6, nk'uko ku binyabiziga iyo bifite uburebure birenze metero 6 dukoresha amatara ndangamubyimba. Naho babambika cyangwa se bagira itara rimwe cyangwa amatara menshi y'umweru, umuhondo cyangwa icunga rihishije, agenda ku ntugu amagana mu mbavu, agaragaza ko uburebure bwabo burenze metero 6. Aha rero ugereranyije ibisubizo byose batanze, cishemo amaso ni by'ukuri. Turakomeza. Icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi gifite ubuso bw'amabara akurikira: ni umweru. Mujye mureba neza, baba bagiye bashyiraho ibindi bisubizo bigiye bitandukanye bidafite umurongo. Ngiye mperesiza akukuri, tubishaka umuntu yagenda nabyo bigusomera, ariko ngiye mperesiza akukuri. Ibinyabiziga bigomba kugira itara ry'ubururu rimyasa ribonesha ku mpande zose ni ibi bikurikira. Ibinyabiziga byemerewe gutunga itara ry'ubururu ribonesha ku mpande zose ni ibinyabiziga ndakumirwa musanga mu ngingo ya 36 n'iya 37 mu igazeti. Mugenzi, hari abantu bagerageza kuyiha cyane cyane abamotari, wamubaza akakubwira ngo ni isongi, ariko akamaro k'isongi ko karazwi. Icyo babahemba muzajya mugenda mukimenya amakuru mu buryo butandukanye. Hano rero ku ngingo ya 37 ho hateganya ko ibinyabiziga ndakumirwa burya ni ibinyabiziga bya polisi, ni ibinyabiziga bitwaye abarwayi, ni ibinyabiziga by'ibizimyankongi. Mu bya gisirikare ntabwo ari ndakumirwa. Ibinyabiziga birekeranyije mu butumwa bigamije urugendo rumwe ntabwo ari ndakumirwa, keretse bibanjirijwe n'icya polisi. Ibinyabiziga bitwaye abayobozi bakuru b'igihugu, inzego zose ntabwo ari ndakumirwa. Ibinyabiziga bitwaye impunzi, ibinyabiziga biri mu masiganwa n'andi marushanwa, amasosiyete sivile, code diplomatique cyangwa ama UN, ibyo ntabwo ari ndakumirwa.
Ikinyabiziga ndakumirwa ni ibyo bitatu gusa bya polisi, ibizimyankongi n'ibitwaye abarwayi. Birangwa n'itara ry'ubururu rimyasa kandi ribonesha ku mpande zose. Abandi kugira ngo bagire umutekano nk'uko namwe mushobora kugira amavuna, ubukwe, ibitaramo n'ibindi mihango, mukatumira polisi mu rwego rw'umutekano wimbitse, bakabagenda imbere bakabakoroteja. Icyo gihe murabyandika mubisaba, polisi ifite mu nshingano kubarindira umutekano wanyu n'ibintu byanyu, irabibafasha. Ariko undi wese wihaye uburenganzira bwo gutunga iryo tara ry'ubururu, ubwo icyo gihe bikurikiranwa n'inzego. Mwabireba ku ngingo 36 3-7 irabaha ayo makuru mu buryo burushijeho. Aha rero ikinyabiziga cyemerewe gutunga itara ry'ubururu ribonesha ku mpande zose ni ikinyabiziga ndakumirwa gusa. Dukomeze ku kibazo cya 11. Za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri amyasa, rimwe riri imbere irindi riri inyuma, kugira ngo zerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara agomba kumurika muri metero 100 muri buri ruhande rwaho zihagarara. Agira amabara akurikira. Kiba ku ngingo 76. Agira amabara asate rero, ni amabara asa n'icunga rihishije. Nimba utumiye imodoka mu ruganda ugamije kugira ngo uyitwaramo abanyeshuri, mu ruganda ukabyandika ubisaba, bagushyiriraho iryo tara risa n'icunga rihishije imbere ibumoso n'inyuma ibumoso. Aba ari amatara abiri, rimwe riri imbere irindi riri inyuma, akajya amurika amyansa igihe uhagaze kugira ngo yerekane ko abantu bagomba kwitonda kuko ibyo binyabiziga bigenewe gutwara abanyeshuri. Ariko iyo wayiguze ari okaziyo Dubai, okaziyo Europe, okaziyo Nyarwanda, cyangwa se uyiguriye n'undi muntu, cyangwa se ukanayitumira mu ruganda ariko utavuze ayo makuru bakaza batarishyizeho, ukabura uko utobora ngo uryishyiriremo, cya kigo ngenzuramikorere rura n'imirimo ifitiye rubanda nyamwinshi akamaro kigutegekaho cyangwa se kigusaba ko ugomba kwita uyisiga irangi risa n'icunga rihishije iyo modoka yose umuzenguruko, kugira ngo werekane ko iyo modoka yagenewe gutwara abanyeshuri. Uwabishaka byimbitse yareba ku ngingo 76. Ikibazo cya 12. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri, kimwe na rumoroki zikuruwe na bene ibyo binyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ni ukuvuga ngo rumoroki yikorewe ku igare, inkwi zipakiwe ku igare, imizigo ugiye gupakira ku igare, agasanduku k'amandazi ugiye gutwaraho, ugomba kuzirikana kutarenza santimetero 75 z'ubugari. Wabisanga mu ngingo 57. Igihe ukeneye rero gupakira imizigo irenze ingero zateganyijwe, zirikana ko nawe nimba wishe amategeko, itegeko naryo ntacyo rishobora kugufasha. Ni hahandi uzasanga ukoze impanuka uri ku igare ngo abanyegare ngo ntacyo asiranse bafasha. Nta mpamvu zo kugufasha mu gihe nawe wishe amategeko. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri cyangwa amapikipiki ntibushobora kurenza santimetero 75. Mbwirireho n'abanyamamoto nabo, ubugari bw'imizigo yikorewe n'amapikipiki sinzi ntabwo ngasomye neza. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'amagare cyangwa velomoteri ntibushobora kurenza santimetero 75. Nayo ubugari bw'imizigo yikorewe n'amapikipiki yo adafite akanyabiziga ko ku ruhande ntibushobora kurenza metero 125. Agafite ni santimetero 30 ziba ziyongera ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Andi makuru arambuye mushobora kuyareba ku ngingo 57 mu igazeti. Dukomeze. Ikibazo cya 13. Ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere n'amatara ndanganyuma, aho ntihashobora kurenga metero 1 na santimetero 90 hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. None ku byerekeye utugarura rumuri, ubwo buso burabagiranamo urumuri ntibushobora kurenga kangahe? Metero 1 na santimetero 20. Ntibushobora kurenga metero 1 na santimetero 20. Dukomeze. 14. Iyo hatari utuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru. Iyo hatari utuyira turi ku mpande z'umuhanda cyangwa inkengero zigiye hejuru cyangwa bidashobora kugendwa, abanyamaguru bagomba kunyura he? Bagomba kunyura aha hakurikira. Abanyamaguru rero muri icyo gihe bagomba kunyura mu tuyira turi ku musezero w'umuhanda. Mwabisanga he? Mwabisanga mu ngingo ya 48 mu igazeti. Dukomeze.
Icya 15 amatara ndangambere n'amatara ndanganyuma ya za modoka nto zitafite uburebure burenze metero 6 kandi nta kindi kinyabiziga kiziziritseho na metero 2 z'ubugari habariwemo n'imitwaro icyo kinyabiziga cyikoreye kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Za modoka nto baravuga cyane cyane nk'amavatiri, imodoka nto iyo ihagaze ku ruhande rw'umuhanda nko mu nsisiro, ahantu hatemerewe guhagarara, ahantu yabereye imbogamizi, ahantu hashobora gutera ibyago, muri icyo gihe amatara yayo ndangambere n'amatara ndanganyuma abereyeho kugaragaza ubugari bw'ikinyabiziga burebewe imbere cyangwa se inyuma. Mu gihe giparitse mwene nk'aho hantu hatanzweho ingero, burya ushobora kuyasimbuza amatara yo guhagarara umwanya munini. Iyo bavuze se amatara yo guhagarara umwanya munini ni ayahe? Ni ya matara twita ndangacyerekezo umuntu aba acaniye rimwe. Iyo acaniye rimwe avuga ibintu bibiri. Ushobora kuyacanira rimwe ugira ngo uvuge ibyago wabereye wakoze ahantu runaka, cyangwa se ukayacanira rimwe ushaka kuvuga neza ko uhagaze ahantu hatemerewe guhagarara cyangwa se uhagaze ahantu umwanya munini. Muri icyo gihe rero ayo matara nta bundi busobanuro aba ashatse kuvuga, ni uko ahantu uri wahabereye inkomyi. Asate rero ku binyabiziga bimwe na bimwe bitewe na marike yabyo, imbere agomba kuba umweru cyangwa umuhondo, nayo inyuma akaba umutuku cyangwa icunga rihishije. Aha rero ibisubizo batanze ni iby'ukuri byombi. Ibisubizo biri hejuru byose ni ibisubizo by'ukuri. Agomba kuba umweru cyangwa umuhondo imbere, akaba umutuku cyangwa icunga rihishije inyuma. Wabireba hehe? Mu ngingo ya 42. Cya 16 isonga y'impombo yohereza ibyotsi ntishobora kwerekezwa aha hakurikira. Shampoma. Isonga y'impombo yohereza ibyotsi, shampoma mu gifaransa cyangwa mu cyongereza tayi pipe, ntishobora kwerekezwa aha hakurikira. Ku ngingo rero ya 80 murantunga ntabwo nkibutse neza, ni 80 hagati ya 5 85 na 6. Isonga y'impombo yohereza ibyotsi 86 Pluto. Isonga y'impombo yohereza ibyotsi ntishobora kwerekezwa iburyo bw'ikinyabiziga. Hari abamara kumva iri somo cyangwa se kugasoma yajya kureba kuri shampoma akabona ibyo bamubwiye siko biri, yarangiza akaba yakibaza ngo bimeze gute. Iyo tureba ikinyabiziga marike y'imodoka cyangwa design yacyo, tukireba duturutse imbere, ntabwo tukireba duturutse inyuma. Hato utamara kumvira isomo ngo uze kujya kukireba kigucange. Isonga y'impombo yohereza ibyotsi ntishobora kwerekezwa iburyo. Ahandi hose yaherekezwa, ariko iburyo ntabwo byemewe. Tubibona dute? Tubibona tunyuze muri bwa buryo nyine bwo kureba duturutse imbere h'ikinyabiziga. Muze kubira ku ngingo ya 86. Ayo makuru mushobora kuyabona ahagije. Yego, twakomeza noneho cya 17. Iyo igenda mu nzira nyabagendwa, imikumbi igomba kugabanwamo udutsiko tugizwe n'inyamaswa zikurikira. Ku ngingo 51 havuga uburyo dutwara inyamaswa mu nzira nyabagendwa, ariko 54 ho hagenda noneho uburyo bwo gucamo ayo matsinda. Imikumbi y'inyamaswa rero cyane cyane abantu batuye nko mu Mutara murabizi ukuntu usanga nko muri za Gatsibo inka nka 800 cyangwa 1000 umuntu azishoreye mu nzira nyabagendwa mu muhanda, ari umwe akumva ntacyo bitwaye kandi yafunze umuhanda. Hano rero mu igazeti mu ngingo 54 hateganya ko uburyo bwo gucamo amatsinda mu nzira nyabagendwa iyo tutwaye amatungo. Mu ngingo ya 11 hoho haba habanje kudukumira, hadumenyesha ko tutemerewe gushyira mu nzira nyabagendwa amatungo keretse nk'igihe habaye amabwiriza yihariye yo kwimuka, zigiye gukingizwa, zirashowe mu gikomera n'ahandi hatandukanye. Ubundi ntabwo byemerewe gushyira igikundi cy'inka mu muhanda ngo ufunge umuhanda, ibyo ntibyemewe keretse mu tuyira twatangajwe aho amatungo yemerewe kunyura. Mu ngingo ya 11 baba babanje kubitubuza. None rero bibaye ngombwa ko tuyakoresha.
aho rero mu ngingo ya 54 hateganya ko izo nyamaswa cyangwa amatungo bigomba gucibwamo amatsinda nibura inyamaswa zitarenze 10 kandi zitandukanyijwemo n'intera ya metero 20. Yego twakomeza ku ngingo ya 54 kimwe na 51 hombi hagenda hatubwira uburyo bw'amatungo tuyatwara. Cya 18 iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere mu modoka abana badafite imyaka ingahe. Mu ngingo ya 66 akeka ka gatatu hateganya ko iyo harimo indi myanya mu modoka birabujijwe gutwara abana badafite imyaka 12. Harimo indi myanya ni muri kwaseri, ni lava, n'indi modoka, fata umuntu mukuru umukura inyuma umuzana imbere, wa mwana umushyira inyuma. Erega si we wenyine, ese n'umugore utwite, umumama aratwite inda ni nkuru urabibonesha amaso ujya kumufungisha uriya mukandara, urumva atari ikibazo? Cyangwa wenda urakeka ko hari umuntu muri kumwe muri bo bijya bijagura ku buryo waba utwaye bikarangira gufashe no mu izosi bimusimbutse, kuki umushyira imbere? Uretse ko wenda niyo modoka yawe itaba yaragenewe gutwara imirambo cyangwa abasazi, ariko noneho niba binabaye ngombwa gerageza umushyire inyuma aho kugira ngo umushyire imbere. Aha rero mu ngingo ya 36 bapresiza by'umwihariko abana badafite imyaka 12 abo ngabo ntibemerewe kugenda ku ntebe y'imbere mu modoka, birabujijwe. Ntabwo bemerewe kugenda mu ntebe y'imbere mu modoka. Ku ngingo ya 36 muze kuhagera murebe abana badafite imyaka ingahe 12. Iyo hatarimo indi myanya ariko uramutwara kuko ntabwo wamusiga ngo nuko ufite fuso wapakiye inkwi inyuma ngo ujye kumutereka mu biti mu mvura musize ku ishyamba, aho uramutwara. Ariko igihe harimo indi myanya biba bibujijwe. Yego dukomeze ku kibazo cya 19. Icyapa kivuga inzira y'amatungo itegetswe kirangwa n'ibimenyetso bikurikira. Icyapa gitegeka kiba gikozwe mu ruziga, mu ngasire cyangwa se umutende uko waje kubyumva, ariko w'ubururu ibirango by'umweru. Ishusho ni uruziga, ubuso bwera, ikirango mu ishusho y'inka mwibara ntabwo cyari cyo. Igisubizo ishusho n'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango mu ishusho y'inka y'umweru. Yego cyapa gitegeka inzira y'amatungo itegetswe. Mugenzi, icyo cyapa nomero D7 gitegeka nimba ukibonye mu nzira nyabagendwa, wowe utwaye amatungo usabwa gukurikiza iyo nzira. Kirazira gufata indi nzira runaka ngo nuko ariho heza, ngo hegutse, wambaye inkweto nziza ntushaka guca mu byondo ngo ugiye gutwara amatungo mu yindi mihanda. No, twarira aho ngaho nyine habugenewe. Muze kubira mu byapa bitegeka ni D7, nomero D7. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma. Amatara ndanga burumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana iki? Ni ukuvuga ngo amatara ndanga burumbarare ni ya matara aba ari ku kinyabiziga cyaza kigusanga ukabona amagana hejuru kuri kabine hariho udutara tw'umweru cyangwa umuhondo ku modoka zimwe na zimwe. Ntabwo ari amamodoka yose ayemerewe. Ku ngingo ya 2 n'iya 76 hateganya ko amatara ndangaburumbarare ashyirwa ku binyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10. Nibyo byonyine byemerewe gutunga amatara ndangaburumbarare. Ibyo binyabiziga rero biba byemerewe gutunga amatara ndangaburumbarare byashyirwaho ibyo ngibyo. Ayo matara agomba kugaragara nijoro igihe rikeye, hakabonwa n'umuyobozi uri mu ntera nibura ya metero 20. Metero 200. Umuyobozi uri mu ntera nibura ya metero 200. Muzabisanga ku ngingo ya 76 niho hatuvuga amakuru ku bijyanye n'ayo matara ndanga burumbarare. Rero umuntu amaze gukora ikizamini akabona afite iminota ihagije, birashoboka ko yasubira inyuma akareba nimba yabisubije neza, akajya cekinga nta kibazo. Biranashoboka ko kandi nimba yizeye ko ari seriye, noneho ajya imbere yamara kubireba ubundi akareba amanota. Iyo rero ukoze kuri reba amanota utegereza iminota mike cyane,
cya kizamini wakoze kikikosora. Okay, urabona amanota arabonetse. Birashoboka ko ukenera gusubiramo. Icyo gihe ukanda hano hejuru hari akamenyetso kasubiramo, murabona akazu kanditsemo subiramo nimba hari ibyo wishe. Nimba wabikoze neza, akavi kahita kaza hano mu maso yawe kakwereka ko utsinze. Cyangwa niba watsinzwe kaza ari kafo kakwereka ko utsinzwe. Nkuko mubireba tugize amanota 20 kuri 20. Bivuze ngo twakoze neza iki kibazo. Reka turebe ese byari bimeze gute. Ikibazo cya mbere cyabazaga ngo ibinyabiziga bikoreshwa butagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana icyo ibyo binyabiziga bikoreshwa. Iryo tara rigashyirwaho ku buryo bukurikira. Twasanze rari rihe rero ni itara ry'icyatsi kibisi rishyirwa imbere ryerekana ko ikinyabiziga kize gute kidakodeshejwe. Itara ry'icyatsi kibisi rishyirwa imbere ryerekana ko ikinyabiziga kidagize gute kidakodeshejwe. Ikibazo cya kabiri, iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba kuyikikira banyuze mu muhanda. Abayobozi bo bagomba kuyikikira basize umwanya ungana uti cyangwa se ubugari bungana gute. Bagomba kuyikikira basize umwanya ungana na metero byibura imwe hagati yabo n'iyo nkomyi. Cya gatatu, ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo, ihindura ry'ibyerekezo cyangwa imivuduko yabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarura rumuri uretse ibitegetswe mu iteka. Ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Ni ayahe bitareba? Ni amatara ari imbere mu modoka. Cya kane, iyandikwa ry'ibinyabiziga by'abantu bikorera ku giti cyabo cyangwa iby'ambasade cyangwa abakozi b'imiryango cyangwa bayo masosiyete nazo za ambasade rirebwa cyangwa rishinzwe ibiro by'imisoro. Ese yari ikinyabiziga gishya, iryo sabwa riherekezwa n'ikihe cyemezo? Iryo sabwa rero riherekezwa n'icyemezo gitangwa n'uwakoze ikinyabiziga cyangwa uwagicuruje wakigurishije. Brode de marchandise niyo ujyana kugira ngo werekane uburyo wakiguze maze bakikwandikire. Yego. Cya gatanu, inyuguti ya L, ya R na L ziri hejuru y'imibare 4, nko urugero nko kuva kuri 001 00001 kugeza kuri 9999. Zishyirwa ku bihe byapa mwene izo nyuguti. Icyo tuvuze icyapa ni ijambo ni plaque iri mu gifaransa. Icyapa ndanga kinyabiziga rero niyo plaque. Ese plaque zigira izo nyuguti n'imibare 4 ni izihe? Ni za rumoroki na makuzungu. Ese rumoroki ni iki? Rumoroki ni ikinyabiziga cyagenewe gukururwa n'ikindi. Naho makuzungu ni ikinyabiziga cyagenewe gufatishwa ku kindi kigakurura. Ubwo rero izo nizo zemerewe gutunga mwene izo plaque. Gatandatu, ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga, ukumurika kwabyo, guhindura ibyerekezo byabyo, imivuduko, ubujijwe gukora andi matara cyangwa utugarura rumuri nk'uko mu ngingo 41 habivuga, uretse utugarura rumuri byemewe n'amategeko. Cyakora da, amatara ari imbere mu modoka wayagira amabara ushaka mu gihe atabangamira abandi bayobozi. Bivuze iki? Bivuze ngo umuntu uri inyuma y'imodoka yawe atabashobora kumenya amabara y'ayo matara ari mu modoka imbere. Ubwo nimba bishoboka ko yayamenya, ubwo yagira umweru cyangwa umuhondo. Ariko nimba ubona harimo amarido cyangwa se fime ku buryo umuntu atayitiranya na za feruje n'ibimenyetso bimurika, ngaho yagira amabara ushaka. Cya karindwi, uretse ku byerekeye imihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'amamodoka, ubundi igice kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze inkombe imibano yawo kigenewe iki? Kiba kigenewe guhagarara mu mwanya muto cyangwa munini. Cya munani, imirongo y'ingabo z'igihugu zigenda kuri gahunda n'udutsiko twose tw'abanyamaguru, urugero nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bibagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe kandi bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Muri icyo gihe bashobora kubona neza muri metero 200. Muri icyo gihe bigaragazwa ku buryo bukurikira. Mu ngingo ya 42 hateganya ko
uri imbere agomba kurangwa n'itara ry'urumuri rwera rimurika ryerekeza imbere mu rubavu rw'ibumoso hafi y'umurongo w'abanyamandamo kabiri ku murongo w'imbere. Uw'inyuma itara ry'urumuri ritukura rimurika ryerekeza inyuma urubavu rw'ibumoso hafi y'umurongo w'abanyamandamo kabiri. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo, uburebure bw'utwo dutsiko birenze metero 6, noneho ku mpande zayo hagomba kugira itara ry'urumuri rusa n'umweru cyangwa se umuhondo cyangwa se n'icunga rishije, ryaba rimwe cyangwa menshi, ajya mu mbavu z'iyo mirongo cyangwa z'utwo dutsiko. Icyakenda, icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi gifite ubuso bw'amabara akurikira. Ndabona harimo kuzamo utulinki two mu ntego driving school group. Abantu bataba muri group yacu mushobora kutwandikira kuri WhatsApp kuri 0788 noneho tukabasha kujya tubashyira mu magroupe mukajya mwigiramo nta kibazo. Icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi kigira ubuso bw'amabara akurikira. Sinzi uwo urimo mpamagaraho, ndabona abanyandikiye message bavuga ko ngo nomero ntibayumvise. 0788795200 500 cyangwa 0914487886 yanditse mu mazina y'intego driving school. Ushobora kuba mwaduhamagaraho cyangwa ukatwandikira naho birashoboka, maze bakagushyira nawe muri groupe. Cyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi cyo kirangwa n'ubuso bw'amabara y'umweru. Icya 10, ibinyabiziga bigomba kugira itara ry'ubururu rimyasa ribonesha ku mpande zose n'ibi bikurikira. Ni ibinyabiziga ndakumirwa, twabivuze biba ku ngingo 37, 36 zombi zivuga amakuru y'ibinyabiziga ndakumirwa n'uburyo bikoreshwamo. 11, za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri amyasa, rimwe riri imbere irindi riri inyuma, kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara agomba kumurika muri metero 100 kuri buri ruhande, muri buri ruhande rw'aho zihagarara. Agira amabara akurikira: abasa n'icunga rihishije. Kuri sikuruvani mujye mubirebaho muzajya mubibona. 12, ubugari bw'imizigo yikorewe n'amagare na velomoteri kimwe na rumoroke zikuruwe na bene ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga kangahe santimetero 75. Biba mu ngingo 57. Ari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere n'aho amatara ndanganyuma ntihashobora kurenga metero 1 na santimetero 90 hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Bishobora kurenga. Kubyerekeye utugarurarumuri, ubwo buhagarike se bwo ntibushobora kurenga ibipimo bingana iki? Kutugarurarumuri rero ntago ari ubuso burabagiranamo nako bumurika urumuri, ahubwo ni uburabagiranamo urumuri bwoherejwe n'ikindi kinyabiziga. Ubwo rero ubwo buhagarike ntibushobora kurenga metero 1 na 20. 14, iyo hatari utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru cyangwa inkengero zigiye hejuru cyangwa bidashobora kugendwamwo, ubwo harimo ibibazo, haratobaguritse cyangwa se harangiritse. Abanyamaguru bagomba kunyura hehe? Bagomba kunyura mu tuyira turi ku musezero w'umuhanda. 15, amatara ndangambere n'amatara ndanganyuma ya za modoka zitarengeje uburebure bwa metero 6 cyangwa metero 2 z'ubugari habariwemo n'imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini. Iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda, ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ayo matara rero arangwa n'amabara y'umweru cyangwa umuhondo imbere, naho inyuma ni umutuku cyangwa icunga rihishije. 16, isonga y'impombo yohereza ibyotsi ntishobora kwerekezwa he? Ntishobora kwerekezwa iburyo bw'ikinyabiziga. 17, iyo igenda mu nzira nyabagendwa imikumbi igomba kugabanwamo udutsiko tugizwe n'inyamaswa zitarenze zingahe? 10 kandi zitandukanyijwemo n'intera hagati ya metero nibura 20 kuri buri tsinda n'irindi. 18,
iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara abana badafite imyaka 12. Ubundi igazeti iteganya iyo harimo indi myanya nibwo bibujijwe gutwara abana badafite imyaka 12, nayo hatarimo indi myanya ho ushobora kumutwara. Ariko iyo bavuze ngo hatarimo indi myanya hari abantu icyo tukibwira bakagusubiza ngo wowe se ngo ni nk'iyihe modoka. Tekereza fuso na kwasiteri. Fuso ipakiye inkwi cyangwa harimo inkwi inyuma cyangwa n'ibyuma. Ntabwo ushobora gufata umwana rero ngo ujye kumushyira mu bice by'imisumari cyangwa by'amabati mu nyuma ngo ni ukugira ngo utice amategeko. Aho ngaho ho itegeko riteganya ko umutwara imbere, kuko nanone ntiwamusiga ku ishyamba hirya iyo njyaho mwari mwajyanye mu mvura ngo nuko ngo adafite imyaka 12. Icyo gihe umutwara imbere ariko nawe